Aussi, nous avons comme ça, il a trompé là. Pas pour la maison, il y a ça. Ah, c'est. Ah, non, on va pas, mais c'est non. Maman, la chasse, c'est là. Umuntu ajya kugeraho yisha kuya. Bisaba gukora cyane. Cyane cyane nk'iwanyu ababyeyi batagusetingiye nyine urumva bisaba gukora cyane nuko. Karibu rero, karibu. Asante. Sonia! 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 Mbona agera. Ufite umukuru bita Sonia? Arahari. Ubwo abari mu turimo hanze aho ngaho. Sonia! Bon. Sonia! Wasanga hari cyangwa yatembera. Nta kibazo. Ndagira ngo ajye kwereka icyumba. Mubwira na gito yakora nawe ko gitegura n'ubundi ko. Wari wategura. Biba biteguye. Sonia. Bite. Yitwa Ozi. Ni umuhungu wanjye. Ari hano mu gihe ntazwi ko kingana. Ndagira ngo ndimo ku cyumba cye. Ntabwo ugomba kwitwaza baga, ntabwo nayitwaza. So ndamutwaza baga. Ako bitwara nawe. Niko kazi ahemberwa nayitwaza. Sonia, ngomba kukwereka ko nkwanga. Ngomba gukora buri kimwe cyose ku buryo nawe uzikura hano. Ndabizi ko wowe kandi ufite agahinda. Ndakumva 100%. Gusa nanjye sinkwanga. Ariko ntabwo nabishobora kubyuka ngo ndibane nawe. Nze hano mu rugo ngusanga aha ngaha. N'ibintu nagukoreye. Nubwo ntabishakaga. Sonia, uzambabarire. Ariko se urakomeza kumpamagara nta ntuza telefone yawe ntabwo detectinga. Nukuri ntago ari ubujiji cyangwa ari ubuki. Ngiye ndimo ndazenguruka ahantu hose nakubuze. Mapu ntari gihe umuntu yibeshya. Reba rino shyamba kuntu ringana. Ese ubundi kugeza muri aka kanya ubu niwo mwanya uboneye kuza? Vaire unshakisha cyangwa se mutashakisha ubyihurire. Reka nzi. Sawa. Nabashatse nababuze. Nose mapu ufite muri telefone yawe maze iki? Hari igihe uyobaye utazi ahantu. Ikaba imaze iki se mapu ufite muri telefone? Kandi nayikoresheje. Hanyuma usura maze iki ngo kukivuga ko uratubuze? Hanyuma tubonye gute?
abasenzi barancitse bombi. ubundi se bigenze bite? ko najya nkwizera ari wowe numvaga nizeye muri no diro bigenze bite? Urumva ko hano ntashobora nari mfite n'imwe. Ntabwo nagombaga kurasa irangegera. Iyo ndamuka murashe urumva byose ni byari guhita bipfa. Kandi ntabwo narasa nyina. Kandi nyina nawe turi kumwe muri gahunda. Ubwo icyo nashoboye gukora byari nko kumutera ubwoba kugira ngo ashobore kuba yameneza impapuro. Ahubwo nuko Imana yakiza akaboko. Nari muri risk yo kuba nanaraswa nanjye ubwanjye. Yamushije yabikwemereye ko impapuro zifite. Yanyemereye kandi yancitse. Nkanga kumurasa ku bushake. Gusa je cyo nzi cyo. Nuko uko byagenda uko ariko kose. Ndabizi neza yuko uko byagenda kose ngomba kuzasibona. None se na mama Oziri nagiye ndamubura. Natinze ari nabyo ndimo. Si umuntu atangiye kuvuga ibintu bizima utangira kuzana ibintu by'amafuti. Gusa mu Oziri utangiye kumutekereza mu buhe buryo. Ako nawe yararimo muri aho. Muri izo mpapuro nagiye nabwo ndamubura. Ni impapuro se washakaga? None niba uriya atazifite turagomba nawe kumushaka. Turagomba nawe kumukurikirana. Wasanga nahari ari aho yazihunganye. Yaranazicukuriye ntiwamenya. Tugomba kumenya cyo nuko tugomba gukora uko dushoboye kose. Uko dushoboye kose. Impapuro zikaboneka. Nanjye icyo nakwizeza ko nuko tutagomba gucika intege muri no diro. Tugomba guhatana tugakomeza gahunda yacu. Genzi, ubu koko dukomeze twangaze bari abana. Umudesa ari inzirakarengane. Se ninkomeza kwiruka ku mitungo ko mbona na mama azabigenderamo, ko mbona na Petit Frère ashobora kubigenderamo. Ubundi wabyiborera ko imitungo ari ubusha. Ubundi wabyiborera ko ibintu ari bishakwa. Mama. Kuki gutekereza cyane wagiye kure cyane? Mama nandi kugira nandi kure no fumbire. Oya. Ako mama zirambata. Ako zifite amazi make rwose. Ukajya umbeshya ndi mukuru. Unangana nawe. Ubu se ibyo ndi kukubaza utangiye kumushyira muri biriya by'imbata. Reka rero nkubwire. Witekereza cyane. Yego komeza ukurikirana iriya mitungo. Ariko bidafasha ubuzima bwawe bwose. Bidashyize mu buzima bwawe kuba amaraso yameneka. Sibyo? Mama. Nasimbizi. Ntabwo bizi gute. Ibintu byose ko ari gahoro gahoro mu buzima. Iyo wirukase ku kintu cyose wagishyizemo imbaraga zawe zose n'ubuzima bwawe wabubura. Urumva? Genda gake.
witekereza ngo ubwenge bwawe bwose ari gushyira kuri iyi gahunda. Oya, ikindi rero byagutesheje gukora, ntabwo kijya gukora. Mama nkora iki mama? Amafaranga ufite ku buryo wagenda ugakora ibintu wenda byo gucuruza, cyangwa ukajyana hariya Nyabugogo ukazajya utwara ibigori hano, imyumbati, ibintu nk'ibyo ukagenda ukabigurisha, warangiza ukaza ibintu byose wabihariye hariya. Yego nibyo, ariko wowe banza urebe n'ubuzima bwawe. Mama nta ntege mfite, nta mbaraga mfite zo kubikora, nta nubwo nanabishobora. None se uragira ngo nawe ubuzima bwawe bwose buzagende hariya nawe nkubure? Nkubure nibyo ushaka? Yes, ikibazo uranabivuga abantu rusoka igahita isoka hano mu mugongo. Oya ni hahandi. Urumva rwose reka kongera gutekereza, sibyo? Noneho iga no kujya guteza imbere ejo hawe hazaza. None se mutungo nuyibura uzabigenza ute? Ntabwo uzakora uzavuga ngo bigende gutya. Iga ko hari igihe wayibona n'igihe wayibura, sibyo? Mu gihe wayibuze bizagenda gute? Mama, umubyeyi nkunda, reka dukomeze dushaka imitungo. Yishaka ariko utayishyizeho ubwenge bwawe bwose. Umenye ko icyo nkubwiye mbere sinzongera kugisubiramo. Ushobora kuyibona cyangwa ukaba wanayibura, ariko ubuzima bugakomeza, sibyo? Ngwino nijye kurya dore ibiryo byahiye. Uraje ryari? Ngwino. Ego mama. Mama arongera ansubiza mu mitungo, gushaka imitungo. Ariko ntacyo, umenye igaruze. Gusa ariko mbyitondeyemo ko mama na murumuna wanjye batazabigenderamo. Ariko ego mama. Sema. Kadogo yagiye ko atari kugufasha. Ngwino nawe umufasha, yajyanye intoza yahuye inka. Nabyo byo kundona. Uriya muhungu ngiye kumufatira ibyemezo. Yahuye inka. Yahuye inka. Nurizi ko amazi twebwe yari amazi imisi yarabuze, namubwiye ngo nagende iyo ngiye mu gishanga agenda yahuye. Nigicara hasi gutyo usubira kwicara uze kumara umwanya. Ariko Juma, harimo ikintu ushaka kukubaza. Natekereje baza mama, nicaye. Uriya muhungu amaze kumfata anjyanye hariya mu ishyamba yanziritse, ko yari arimo arambaza ngo impapuro, ngo ibyemezo by'ubutaka, ngo impapuro z'ubutaka, ngo impapuro z'inzu, ngo ibiki. Ko yari arimo arabimbaza. Yaba warabiguhaye ntubimbwire? Wenda akaba ariyo mpamvu bavuze ati reka tumufate tumukande, nyina naza tumurekure yaduhaye izo mpapuro. Mama, ukoze kuko hari ikintu naguhisha koko? Oya, ntacyo wamisha. Ahubwo nanjye byaranshanze. Gusa nzi ko uriya ngenzi akorana na mushiki we. Yego. Cyane rwose. Ese niba rero hagati aho ngaho rero yewe harimo urujijo. Niba bashwanye simbimenye, simbizi. Nanjye rwose ntabwo mbizi. Urumva nibwo nari nkimubona, urumva mu mujyi nibwo nari nkihaza, mba nkubitanye n'ibyo ngibyo. Urumva nari ngiye kubigwamo kubera ko nyine urumva mwirukankaga. Ariko mwana wanjye ntuzagire ikintu na kimwe umpisha pe, kuko urumva reba nari nguye mu mutego. Ubu ibintu ngewe ntazi.
sibyo? ariko rero uriya mama uretse naje mbikurikirana. Mwana wa uzajya ubikurikirana kandi uzajya utubimbira ako kanya. Ako nugira ikintu ubona ako kanya ntuzagire ikintu na kimwe umeshe. Kandi ikindi nugira gutyo ukazibona ahangaha ntabwo bahakeka mu cyaro nta nubwo bahazi. Gusa ukuntu uzabigenza uzahita uza wirukanka uzizane nzajya nziryamira munsi y'igitanda cyanjye ntabwo bahamenya. Ariko wowe mu rugo iwawe ako kanya bahita bahazi. Ariko se mama ibyo by'imitungo ubundi kuko wabyihora ko mbona nkuko nabikubwiye kuki ubuzima bwawe ko mbona bwagenderamo wabyihoreye umutungo n'iki ubundi. Umva umuhungu wanjye, ntabwo ibyawe waruhiye imyaka myinshi bigomba kugenderaho gutya. Urumva? Ntabwo bigomba kugenderaho, nawe ugomba gukoresha uko ushoboye ibintu byose bikaza, ariko kandi witonze ejo utazabigwamo. Urumva? Ngomba kubikugira nitonze mama. Nanjye nzajya ngusengere cyane kandi. Urumva? Erega buriya mwana wanjye impamvu ndi mu nda mbese ubona mbyisisiraho umenye ko ari wowe washatse imitungo, niwe wayigiye uturuka kera. Ibi bintu byose dufite, inka, amasambu, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ni wowe wabiruhiye, ni wowe wavuyemo ugira amafaranga, ni wowe wavuyemo wubaka i Kigali. Abahungu mungana b'inaha ngaha cyangwa abagabo mungana nta n'umwe ufite ibintu bingana n'ibyawe, mwaravukiriwe. Niyo mpamvu rero ugomba kuzana iya mitungo, ugomba kuyirukankaho, ugomba kuyirwanirira. Mama, amaraso agomba kumeneka. Oya, iyo umbwiriye iby'amaraso ameneka byo numva ari urundi rwego. Wabyirukankamo ariko utamenya amaraso. Nakubwiye ngo bijyane gake gake. Ariko se mama, uriya mugabo icyo unyunzanira ntakikubikira nta muntu n'umuntu uzabikeka. Mama, nyumva mubyeyi. Ndakumva. Uriya mugabo ubona hariya ngenzi, urabona uzapfa kumukuraho biriya bintu gusa utamumenye gusa? Urabona ko ni umupasiteri cyangwa ni umuntu, ni umukozi w'Imana uzapfa kuba yagura rwose nk'imitungo rwose uriya mugabo umuntu nyine byirukankemo gutyo ariko utagambiriye cyane kumena, sibyo? Genda ndebere ka agatelefone kanjye gatoya kanzaniye hano, mpamagara uriya mwana numve ahantu ageze, niyo nka numve ko ari kuzamuka. Mwana wanjye ndagushyigikiye, iryo kunzanira kari agatelefone kari imbere y'igitanda, ndamuhamagara ndebe ko nibura inka itagize ikibazo, mpamagara uriya mushumba. Mama warubwiye ngo iki? Cuma nakubwiye ngo ujya kure cyane, genda ujye kunzanira kari agatelefone kari imbere y'igitanda. Gusa mama, ushaka amahoro ashora intambara. Yagiye neza. Alo, pe yamakaniye, nta mpapuro z'ubutaka afite, ziriya mpapuro zose. We ntago mbeshya umwana wanjye namwizeye kuko ambwiza ukuri. Uriya ntago ari kimwe na Lukasi, we rwose arihariye, icyo yambwiye nicyo kuko niwe unkunda cyane. Yego nawe arankunda ariko icyo yambwiye ni ukuri. Ntazo afite pe, ntazo. Saba ndakomeza muneke? Yego ndakomeza muneke, n'igihe agomba kuzira aho ngaho ndabibabwira. Yego.
Juma wakabuze njya ngutuma ukanga guhita uza n'ibyo nakubwiye.